ntabwo ari amafaranga badakunze ahubwo nuko mudashobotse bose barashobotse abakobwa dufite umunsi ushobotse ntabwo bagusaba amafaranga yego ariko please ugaragara ko udashobotse baragukamamo ayo utaha banje barabizi ko ntajya ngira indimi ebyiri barabizi ko tubiziranyeho nibagaruke turahari twaje abari hano imbere mu gihugu abari hanze y'igihugu namwe muri iyo hakurya Burayi mwese turabahamagaye abari ku mugabane wa Amerika mwese turabahamagaye twagarutse ikiraro cy'urukundo nta kongera kwicwa n'irungu twagarutse ngo dutarame agati gaturike yego ntekereza ko harimo n'abamenye gufata umwanzuro kumenya ko niba ukunda umuntu cyangwa wamukunze birahagije wowe nawe abasigaye nabo mubimenyesha kuvuga rero ngo uzabitekerezaho nta gisobanuro njya numva cyo kubitekerezaho kuko nta wundi muntu ugisha inama wo kugira ngo ufate umwanzuro ko uwo wakunze yego n'umutima wawe niba umukunze wakunze igisubizo ni yego yego rero abanyarwanda bari badutegereje inyota yabaye nyinshi badutegereje ariko amazi masabano nta mara inyota ntibavumbayo bengewe twaje twaza bakwirwa abantu ngo ntawe utinda adahambira kandi iyo usubiye inyuma igisubizo ni uko ugiye gusimbuka harehare twatinze rero duhambira ndakwizeye Mr. Book ndabizi ko imbaraga zo kubaka igihugu wari warambwiye mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe ry'ubuzima cyangwa se mu buzima ni ukwezi kwa 10 twakwinjira mu kwa 10 kwa 9 kono kwa 10 ageze muri October cyangwa se October ndi hamwe n'umuntu hano mu Rwanda rutanga abageni u Rwanda rutanga imbuto inka n'abageni ariko hari abantu batazibona hari batazivuka batavukanye iki imbuto kubona abageni yego ntabwo ari buri muryango hari umwihariko w'imiryango itanga abageni hakaba n'umwihariko w'umuryango utanga imbuto ntabwo ari buri muryango wose ubona n'abavukanye ko nawe oya ahubwo niho mvuga ngo nta mwiza wisoma uko byaba bimeze kose nta mwiza wisoma rero ntabwo ari wowe umenya imbuto wavukanye niyo mpamvu abantu bakuzi niba bamenye icyo ushoboye bakamenya imbuto wavukanye ari iyihe si imyaka 35 nta mugeni nta mbuto niyo mpamvu twifashisha ya miryango ivukamo abantu batanga imbuto n'ubundi tukaza kugushaka byabagaho birasanzwe mu mateka tuzifashisha baba mama babakuze batangiye gushesha kanguhe twinyabye mu mibande tugushakira bya bihuru yego amatovu oya nayatsinze cyabaya kwita benshi bahera kuri Philipita abo bayago abo bari benshi ariko bari abatipe bose ngo barimo barabitegura ni umushinga gusezerera ubusiribateri ni umushinga ni ishoramari risa nkaho ryunguka ritinze niyo mpamvu ari byiza kubanza kuritegura navamo nzakurikira urabe wumva mera akeneye kuba mu nzira nakiriye uwa Nyagasani Theodette aka Nyagashami Ange igisingizo cy'umugabo nitwa Inyange idaharanira kwera yego
ariko akandi kazi Dudu yo ni akazina ko ku ifishi yego ariko karazwi karakoreshwa Dudu yego inyange idaharanira kwera igisingiza umugabo yamuhaye yego umwanditsi akaba n'umusizi akaba umwanditsi umushakashatsi ku muco n'amateka yararebye abona igisingizo kinkwiye ari cyo ngicyo niba ariwe nabonye kurumva amazu kwandika 1999 byari 1999 mbere ya covid ubu tumaze kongeraho ibindi bisaga 5 hariho nicyo tugiye gusohora kivuga ku bumwe bw'abanyarwanda yego Dudu ndio zina ndi bukoresha cyane urumwe mu bantu bafunguye uyu muyoboro wa Iris Rwanda dufite aba subscribers batageze ku 1000 umunsi wa none tugeze ku hafi 24 turacyari hasi ugereranyije n'imyaka tumaze twarahagaze ikiro cy'urukundo cyagarutse new volume rumwe mu bantu bagiye kukigarukamo babyakiriye ute nyuma y'abantu benshi bakivuyemo abanyarwanda ni abahanga cyane nkunda abanyarwanda cyane kuko ni abahanga duhuza ndavuga ukanyumva message ikagera hose baravuze ngo ntawe utinda adahambira kandi iyo usubiye inyuma igisubizo no kuba ugiye gusimbuka harehare twatinze rero duhambira ndakwizeye Mr. Book ndabizi ko imbaraga zo kubaka igihugu wari warambwiye ko ibanga ngiye kuri mena wari warambwiye tureka tumanze dushyira imbaraga mu matora dutore intore zirusha intambwe ubundi njyewe gugu mahamba je bambona nze mbereka kasongoye wa none okay ni karibu rero abanyarwanda bari badutegereje inyota yabaye nyinshi badutegereje ariko amazi masabano nta mari inyota ntibavumba yo bengewe twaje twaza bakirwa abantu banje bajyaga barira bashimusa umuntu ariya none ngiye gukina rimwe irimbi ni ikintu gisa nk'ikitoroshye cyane nanjye ntazi ko gusa bivuga nanjye mba numva ari nka filime subona hari impamvu yo kujyayo sino kumbeto Tony kumukumbura ni ngombwa Tony ntekereza ko abahungu bose bazi gukunda n'ababyeyi bose bazi kubyara nta mubyeyi utakwifuza kubyara umukobwa umeze nka Tony nakunze neza byaje kurangira mbona usa na Tony noneho yego n'ubu numva uri impozamarira cyagisaba kitwa ngo ni ndanda yasisi cyara mubyeyi tugasanga turavuka utanyibutsa ndandarazwi kuri iyi mihanda yego arazwi kabisa hari ikivugo cy'isekumi bajyaga bavuga ngo ndi munarika icyanwa Nonga mwiki. Nese ni mwayo ndaje nyibuke ndabivuga mu mwana. Kigaruke hano hantu ndibuka bwa mbere twaraganira tugira ngo nakagiye kunyuramo gatanga message ngo basore mwige kurongora abo mukunda. Yego. Ngo umuntu araje akubwiye ngo cyane tugakundana ko mukunda. Musubije ngo nzabusubize. Yego. Ibintu ubona byaracitse ubutumwa watanze cyari byariyongereye. Ntabwo message nta itangwa kuriya muri rusange ariko amatwi arimo ibyo utitayeho ntabwo bitega amatwi ariko bene byo message yageze kuri bene yo ntekereza ko harimo n'abamenye gufata umwanzuro kumenya ko niba ukunda umuntu cyangwa wamukunze birahagije wowe nawe abasigaye nabo mubimenyesha kuvuga rero ngo uzabitekerezaho nta gisobanuro njya numva cyo kubitekerezaho kuko nta wundi muntu ugisha inama wo kugira ngo ufate umwanzuro ko uwo kunze yego ni umutima wawe niba umukunze wakunze igisubizo ni yego yego ababyeyi bahita bavuga rero ngo ni message tuzagaruka no muri filime cyane uramukuba simushaka sinshaka gushingirwa muri uriya muryango ababyeyi tubagarukaho sasa akantu gatoya
umwana umukobwa n'umusore bagiye gukora umuryango wabo, yego babimenyesheje ababyeyi baritambitse. Bikunda kubaho cyane bigendeye ku mutungo, bigendeye background education n'ibindi. Ibyo bintu birakwiriye mu ndangagaciro na kirazira tugendera nk'abanyarwanda. Umuco w'abanyarwanda ni mugari cyane kandi uragutse, kandi umuco wacu ni mugari ku buryo niyo mpamvu ubona n'abanyamahanga iyo batuvangira batwinjizamo ibintu bitari ibyacu bidakunda. Umuco wacu urihariye, niyo mpamvu ubona tugeze ku rwego rwo kuba dusagura n'abandi bakaza kwiga iby'iwacu. Bariya ababyeyi icyo bavuga, uruhande rwiza rufite ishingiro. Abakobwa n'abahungu nakubwiye bahura bakemezanya urukundo. Navuze abakobwa b'intore batojwe n'abasore b'intore batojwe bazi imiryango bakomokamo bemerewe gushakamo, n'abakobwa bazi imiryango bashobora gushakamo. Abo nibo navuze. Kuko hari imiryango idashakana, umubyeyi ashobora kwanga ashingiye kuri icyo byo nabyumva, ariko ashingiye ku bindi bintu by'ubutunzi, ku karere, ku masura, ntabwo urukundo rugira izo kondisiyo. Gusa abarenze iyo miziro, burya abanyarwanda tugira kirazira, kandi ubyangu byemere zirakora. Niba hariho itegeko ko ntawe ugonga umukindo mu mujyi, ntawe utwara yasinze, izo ni kirazira zagiye ziyongera mu muco. Niyo mpamvu rero no mu muco n'ubusanzwe habaho kirazira, habaho imiryango ishakana, habaho imiryango idashakana. Niyo mpamvu wabonaga bavuga nko mu bajya gukora ubukwe ugasanga habaho kuvuga ngo bagiye kuvuga ibisekuru. Ni icyo rero bagenderagaho kuvuga mutazasanga mwareshuwe. Ariko bera babikoraga nk'umugenzo, kuko n'ubundi iyo abantu barambagizanya niho habaga kumenya imiryango idashakana, bakwiye gushakana, abashakana bikaba byatera ibindi bibazo. Rero abana bakundana, ngira urukundo ndarwubaha. Urukundo niyo urwego waba uriho rwose, nicyo kintu utabonera igiciro, kandi nicyo kintu kiryoha ukumva kwica ku ruhande. Amafaranga ntiyaryoha. Rero ibintu no kuvuga amafaranga n'urukundo wahitamo iki? Ko nabonye se urukundo n'amafaranga se buriya ushatse kugaragaza ko amafaranga yakuryohera. Erega abantu bashiki bacu ntibatwemera ngo tudafite ku ikofi, bivuze ngo bakunda amafaranga, ntabwo baba bakunze twebwe. Oya, ntabwo ari amafaranga badakunze, ahubwo nuko mudashobotse. Bose barashobotse. Abakobwa dufite uyu munsi ushobotse ntabwo bagusaba amafaranga, ariko please ugaragara ko udashobotse baragukamamo ayo utahanye. Dudu, uzi ko dufite abakobwa hano atari gutinya kuryamana n'igisaza nka ndanda kikamukubita telefone ya $200,000 kandi nahakora ugasanga umukobwa ari kwigendana mu ntoki. Ngiye kubyuka saa 11 ngiye gupagasa kugura na telefone $300 byarananiye. Abakobwa ntitubafite. Abakobwa barahari, ariko n'abakobwa b'umutima baracyahari. Ntekereza ko kubera igihugu gifite umutekano n'iterambere, ibyo byose birakura. Ahubwo abo bakobwa byatewe n'aho bashakiye. Ugomba kuba waragiye muri ba bakobwa. Ugomba kuba waragiye muri ba bakobwa. Urumva ntawe ucuruza iduka kinze. Niba waragiye muri ba bakobwa bacuruza, wagiye mu bacuruzi. Ariko ni n'abakobwa bafite umutima. Waba umuranga? Na cyane. Tugana ku musozo, twamaze gutora umuco w'abantu bo hanze. Girlfriend, boyfriend, egal kuryamana. Sinzi niba namwe nk'abantu bakuze icyo kintu mujya mu busesengura, ariko nk'umwanditsi mu bushakashatsi mukora mubona ko biriho. Birahari, ariko njye nta nubwo mbifatamo nkaho ari ikibazo. Ibintu bijye bikorwa, ariko ubikoze nande. Ikintu tutemera ni ukwiyandarika. Ibintu bikorwa. Why wifuza, ukifuza imodoka utaragera, ukifuza inzu utarageraho, ukanifuza ikintu mwicaranye impande n'uwo mwicaranye nawe acyicaye. Bivuze ngo gukundana, boyfriend girl having a sex nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Mureke kubikora mu kajagari, abe wowe na girlfriend na boyfriend. Ariko reka kubyandarika ngo bibe ibintu byandaritse bimeze nk'aho ibintu biri ku gahanga buri wese agenda atora.
ibintu mu bijoyininge ibintu ndabikora aho sesenguzi bwimbitse naragurekeye kuko hari ahantu umukobwa wajyanye niwe wamubyaye nawe ejo yatwemeje ko nta kibazo na kimwe kandi uwo mutumva ibintu kimwe ntabwo aba ari umwanzi wawe ahubwo aba ari uko abyumva ariko kugira ngo byandagare buri wese agiye afata girlfriend we akamuha ibyo amwifuza kuko arabifite ariko akabimuha nta kintu bitwa ahubwo ikibazo nuko yaba avaho ngaho akabirangiza n'ahandi hantu akabiseriva nk'utanga inzoga zibishye cyangwa ngo kazahereremo yego nta kibazo ibintu birakorwa mu bihe umurongo ibintu bikorwa. Urumwe mu bantu bahuye na Nsanzabera ngira ngo mwahuriye hanze ntabwo mwari mu gihugu mo imbere ntabwo mwari mufite igihe kinini cyo gukunda igihe mwamaze mu rukundo mukunda ni nk'igihe kingana iki? Ntekereza ko nabanje kubanza kumutekerezaho numva nkunda umuntu uvuga ibintu bimeze kuriya nkunda nta mbere yo gukunda ibintu no kukubaza ibindi bintu uko waba umeze kose urabona ibi bintu bigezweho byo kuvuga ngo ntabwo bakunda amagweja ngo ntibakunde ibyo bintu ngo byo bimonye biri kuri iyi mihanda tujangwe utuntu nk'utu ariko tuza gusanga buri miryango yose ivukamo abantu njye nkunda umuntu ufite mu mutwe ufite ubwenge utekereza ku buryo bwihuse ntekereza ko mu gihe twamaranye ntabwo twakimaranye twumva turi guteretana nk'abantu bazabana numvaga ari umuntu nashyira muri projet zanjye nawe kumva yanshyira muri projet ze gusa nkabona yaba nk'umukozi mwiza w'inyangamugayo ukorera ku gihe kandi ufite ukuri kandi ushyira imbaraga nk'undi umuntu ukora ibintu akitanga akabijyamo ukabona ko umwanya waba utanze koko kandi ukabona ko ari fair y'ibyo arimo numvaga ari urwo rwego bizazamo gusa biza kurangira urukundo ni nk'urupfu nyine iyo ruje ni pafu nyine yego cyakoze nanjye rero kanza n'umugore menza nzajya hanze yego dufite abakobwa dufite abana b'abakobwa basa neza kandi babereye u Rwanda sinzi impamvu ushaka guhitiramo hanze rero kandi bizarangira n'ubundi ugiye hanze ariko uhitamo umunyarwandakazi yego n'ubundi Nsanzabera ambwira ko yarazengurutse u Rwanda ngo azenguruka Ubutaliyane gusa ntekereza ko avuga iby'Ubutaliyane yacuriraga abazungu twabanye mu Butaliyane avuga ko ngo nabo ngo yabanyatse ngo ari uko ngo ariko ntabwo ari kwa mu diaspora hano umuntu w'umuhanga nkuriya umwanditsi w'ibitabo umusizi ukora ibiki tuzi byinshi wamwanga se ukajya ntekereza ko ibyo yari yujuje nashakaga aribyo ntekereza ko nta impamvu utaradesida umunsi uzahura n'umuntu wujuje ibyo ubura ntabwo ibyo ubura uyu munsi ntabwo ari umukobwa uteye ibi bigezweho bivugwa kuri iyi mihanda nawe ndabizi ko uri umuhungu utoroshye ndabizi ko uri umuhanga uri umushishozi uteye ubwoba ahubwo ntekereza ko ntibazakwitiranye ntabwo ushaka ibyo bintu by'umukobwa wo mu gitanda gusa ahubwo ushaka n'umukobwa w'umuhanga w'umunyabwenge ibyo mu gitanda biri aho ngaho kuri iyi mihanda ngo no kubiranguzo biraboneka ni ibya buri munsi right tugaruke kuri movie filime yagarutse mbwira abakunzi bawe aho bari hirya no hino bagira uti ikibazo cy'urukundo niyo volume yagarutse nizere ko muzongera mukatwereka ku rukundo kandi ni mu isura nshyashya abantu bakumva ko wenda turi ahandi hantu ariko turi kuri set tugiye gutangira kwatinga abashuti banjye barabizi ko ntajya ngira indimi ebyiri barabizi ko tubiziranyeho nibagaruke turahari twaje abari hano imbere mu gihugu abari hanze y'igihugu namwe muri iyo hakurya Burayi mwese turabahamagaye abari ku mugabane wa Amerika mwese turabahamagaye twagarutse ikirori cy'urukundo nta kongera kwicwa n'irungu twagarutse ngo dutarame agati gaturike yego imigani nk'ibiri wabwira abantu bumvira mu migani numvira mu migani ngo abangana amabuno barogana kandi ngo uwambuwe n'uwazi ntatingata rero ubwo bibuke ka kantu twigeze kuvugana ko
ikiriri uburezi bw'umwana butangirira ku kiriri bugasoreza ku kiriyo. Rero ntibadutererane, bagaruke baze kandi ntibabigire ibanga nabo bongere kwibutsa abashuti babo ko ikirere cy'urukundo twagarutse ku murongo hamwe nabo. Mbashimire, jya ukorera like, subscribe ndetse na comment uyitere unabisangize bagenzi bawe. Ni Dudu ari mu bantu bageze kuri channel na Gateka Felicity namusuza hariya n'abana babiri derukana tutarashingira abantu. Tutarashingira. Yarashingiwe yajyaye impanga. Dushingira umuhungu wawe n'umukobwa Calvin na Afia. Bafite umwana wuje imyaka 2. Twashingiye Bardine. Aka twagizemo iminsi mikuru. Nawe wari isiramuje. Yes, indaho ni isilamu. Twagizemo ibintu byinshi. Anyway, yes we, ibindi nawe mu kirero cy'urukundo byagiye bani bihe. Abandi barakoze bazana ubwanwa ba Iberi. Iberi nta bwanwa yagiraga. Dudu wakoze cyane. Okay, murakoze cyane, ndashimye cyane.